kugira ngo asuzume niba Sheri wari umwizerwa. Yafashe urumuri rwa buji arumushyira atangira gushya, atamwitayeho agenda yitaba na telefone ajya hanze. Gusa umukobwa akomeza arashya ariko ntiyabyitaho, nyine nawe ahindukiye asanga yamaze gushya n'ubundi akoko kafashwe n'umuriro. Gusa asaga nk'ubyishimiye kugira ngo amenye ko ari robo rya Sheri we. Yamaze ravuze ati komande nguha zose ugomba kujya uzikora. Komande zose yahaga iryo robo ryararikoraga rikanirasa rigakora icyo byose uko ryari robo ariko ntiryapfaga. Yakomeje kumujyana nyine ko yari afite uruhu rumeze nk'urw'umuntu, agakora uturimo twose two mu nzu n'utuzi twose akadukora neza nk'irobo rye. Niyo ryabonaga ifesi ye yahitaga rimenya ko ari we nyine ako kanya rikaba ryamumenye. Bakaguma nyine ku buryo ibikorwa byose by'urukundo babikoranaga, iryo robo rikamwubahiriza ibyo aribwiye, bakanavugana bakanaganira. Irobo rimaze kumumenya ryari agakobwa keza rwose. Ako kanya bahise bafata umwanzuro kujya gusura inshuti z'uwo musore, bakajya muri mansion kugira ngo barebe ko baserebura. Gusa manga bari kugenda GPS babonaga itari gukora neza, umukobwa akabibona. Gusa umuhungu yifashe nk'atari big deal, barakomeza baragenda bagera kuri rwa rugo rw'inshuti yabo bagomba kujya gusereburira ibyo baserebura. Ariko akihagera umukobwa yumvaga ameze akiri nk'irobo nyine atari umukunzi we. Gusa nyine amubwiraga ati wowe humura nta kibazo ibintu biraza gukora neza. Baje muri ya villa n'ubundi abahungu bose bari bahari n'abandi bose barabakira, hari n'umuyobozi wa villa nawe arabakira. Baraza we na Sheri we agira ati rwose washatse umuntu mwiza ndabona akubereye. Amubona nk'ari agakobwa keza nyine kumbe ni robo. Barakomeje nyine biraryoha, ikirori kirakomeza. Umunsi ukurikireho nyine yavuze ati ndashaka kujya koga hanze. Aramubwira ati naribi ushobora kugenda nyine. Mina niko yamusabye ngo ati naribi wajya kuri beach wenyine ukagenda ukiyogera. Yaje kugera kuri leki asanga wa mugabo w'umukire n'undi arahari ariko nta zindi nshuti zihari. Gusa yabonaga bitari byiza ariko aravuga ati naribi ntago napfa kuhita mva hano, reka mbe magumye iruhande rwe ataza kubona ko namusuzuguye. Wa mugabo w'umukire ansabye ngo musigire akantu ku mugongo we nza kukamushyiriraho nyine. Gusa umugabo yarambwiye ambwira ibintu bitangaje.